Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 8. Iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika, kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti, birarangiye. Njye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu unywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe Imana yanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo urupfu rwa kabiri. Amina, amina. Ibyahishuwe igice cya 21. Ngo mbona Yerusalemu nshya imanuka iva mu ijuru. Uku niko tuzabona umwami Yesu ndetse n'abazaba bamugaragiye, baza bava mu ijuru baje kureba umugeni. Abazaba bari mu byabo, baba abumva imiziki, baba bishimisha ku bundi buryo, ndetse abantu bose mu buryo bazaba bari gukora byose, twese tuzamubonera rimwe. Twese tuzamubona atunguka ku bicu. Bamwe bararebye ngo ndabona agacu kaza katwegera. Aba nabo shangazi ndetse n'umuhungu we nabo baramubonye, babona agacu kaza kabegera. Abirabura, abazungu, abanyamerika, twese tuzamubona. Haleluya. Mbese uriteguye? Hari abazabyita ibisanzwe, utangire bafotora nk'uko mubona uriya mugabo avuga ati reka nifatire ka selfie. Ariko icyo dusabwa ni ukwitegura. Haleluya. Twese tuzamureba, ibyo tuzajya dukora byose. Abashoferi, abahinzi, abakina, abiruka, twese tuzamureba. Kandi ijambo riratubwira ngo ni njye Alufa na Omega, ngo mbona ibya mbere bivaho haza ibishya. Abapfuye bazazurwa, ibituro bifunguke, nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Ezekiyeli. Amagufwa azongera yegerane, abasinzira mu bituro bose bazazuka, amagufwa yegerane. Ndetse ku mbaraga z'Imana ishobora byose, nk'uko tubyizera, zongera twambikwe umubiri, maze twitegura kujya gucibwa urubanza. Abapfuye bazazuka, baba ari abapfuye ari abera
ndetse n'ibituro by'abanyabyaha bose bazazuka. Nuko mbona Yerusalemu imanuka iva mu ijuru, ibitabo birabumburwa kugira ngo buri wese acibwe urubanza rukwiriye n'ibyo yakoze. Umucyo urasakara ku isi yose, ndetse abamarayika bavuza impanda. Abantu bose bateranirizwa imbere ya ntebe ijambo ry'Imana rivuga, maze kugira ngo buri muntu wese acirwe urubanza bijyanye n'ibyo yakoze. Uwiteka nyir'ibihe, Yesu umwami wacu, azaba yiteguye guca urubanza. Abantu bose bazakoranyirizwa imbere ye, kandi bacirwe urubanza umwe umwe, buri wese asomerwa ibyo yakoze. Abanyabyaha bacirwe urubanza bahwanye n'ibyo bakoze. Uyu nawe bamwereka ibye, bamwereka ubusinzi, ubusambo, utita ku bantu. Nawe ntahandi urubanza rwe rurarangiye, ni ukujya mu nyanja yaka umuriro. Uyu nawe arebye ibye, abona uburyo yafataga abantu ku ngufu, ari umusambanyi. Nawe inzira ye ni iriya. Imanza zizakomeza zicibwe. Uyu nawe bamwereka ibye, nawe nk'uko twabisomye, abarozi, abicanyi ndetse n'abasambanyi, umugabane wabo nta wundi, abaryaga ruswa kugira ngo batange akazi. Abo bose bizajya ku mugaragaro. Mbese uriteguye? Urubanza ruzakomeza gucibwa umwe kuri umwe. Uyu ati wasenze ibishushanyo n'ibigirwamana, genda ujugunywe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Abanyabyaha bazahora babazwa, bazatabwa mu muriro, bazatabwa mu nyanja yaka umuriro, aho bazarira bakahekenya amenyo, bakababazwa, bakiturwa ibyaha bakoze. Mbese uri ku ruhe ruhande? Mbese uri ku ruhe ruhande? Mbese uzajya mu ijuru cyangwa uzahanwa? Habamburwa ikindi gitabo cy'abera kugira ngo bagororerwe nabo ibyo bakoze bakiri mu isi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ati wowe waragufasha abababaye, ndetse wagabuye ijambo ry'Imana, ahindurwe yambikwe undi mubiri mushya utazigera uhora, umubiri utazigera usaza, ajyanwa mu ijuru. Nawe ati wakoreye Imana, wabaye bugufi bw'Imana, uzahindurirwa umubiri, ahabwe umubiri mushya utazabura, ahabwe kurabagirana, kandi marayika amujyane mu ijuru. Nuko imanza zizacirwa, maze abakoze neza bambikwe undi mubiri, abagaburiye abarwayi, ababasuye kwa muganga, abo bagize neza azagororerwa, bagahindurirwa umubiri, bakambika amakanzu yera, maze bakajyanwa muri Yerusalemu nshya bateganirijwe.
uyu mwana w'umukobwa nawe yabaye igihe kinini asenga Imana kandi yizera. Haleluya. Nawe ahindurirwe umubiri, yambikwe utazegera ubora, utazongera gupfa, utazababazwa, maze agororere ubugingo buhoraho. Abagiraga imbabazi nyamara bakosherejwe, abo nabo bahawe ikamba ry'ubugingo, batujwe muri Yerusalemu nshya yo gutegurirwa. Mbese wowe uritegura kuba mu kihe cyiciro? Haleluya. Abari mu ijuru baranezerewe, imirimo yabo no guhora bahimbaza Imana bafatanyije n'abamarayika. Haleluya. Buri wese imirimo myiza akora niyo izamujyana mu ijuru. Ndetse bageze igihe nyuma yo gucirwa imanza batuye Yerusalemu nshya, babona Imana Data wa twese imbona nkubone, baza kubana nayo. Ijambo ryatubwiye ngo ni Alfa na Omega, ati ndaza nturane namwe mube abantu banjye kandi nanjye mbe Imana yanyu. Kurira, agahinda, kuboroga ntizongera kubaho, maze twituje muri Yerusalemu nshya. Aha tuzabaho duhimbaza Imana, aha tuzabaho dushima, dusingiza Mwami Imana. Haleluya. Mbese uri muri ruhande? Mbese uri muri ruhande? Uyu mwanya ni umwanya wawe ukwiriye kwisuzuma, kuko igihe kirageze kugira ngo ibyahanuwe bisohore. Umwami Yesu agaruke aje kujyana itorero. Mbese umugabane wawe uzaba uwuhe? Uzaba mu byishimo by'iteka, ubane n'abamarayika nk'uko ubibona muri iyi video, cyangwa uzaragwa umuriro? Iyi video uyu munsi wowe uyireba igutera gutekereza no gufata icyemezo. Ese urifuza kuzabaho neza mu rurembo Yerusalemu, aho umwana azakina n'intare, intama zigakina n'ingwe, aho abantu bose bazaba bari mu munezero udashira, mu byishimo? Haleluya. Uyu munsi ni uwawe kugira ngo wibaze ngo ese ibikorwa byanjye biranyerekeza he? Ese ndi mu bazaragwa ubwami bw'ijuru batura muri Yerusalemu nshya, cyangwa ni mu bazarimbuka by'iteka? Iyi ni Yerusalemu nshya, izaba itatswe n'izahabu, ndetse tuyigendamo uko tubishatse, tunezerewe, tunyuzwe, tutibuka imiriho n'imihate y'isi. Oh, haleluya. Muvandimwe, ndakwifuriza kuzayituramo. Muvandimwe ureba aka gafilimi, ndakwifuriza kuzaba mu ijuru, aho tuzambikwa amakamba y'izahabu atatse inyenyeri, dushimirwa uko twitwaye mu bigeragezo by'isi, tugororerwa ibintu byiza twakoze ku isi, kandi burya no ku giti cy'ubugingo, aho tutazongera gupfa, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera kugira ibyago na bito, turi kumwe n'umwami wacu Imana. Ndakurarika muvandimwe kugira ngo uyu munsi ureba iyi video wibaze kandi ufate icyemezo. Mbese
inguma zaragwa ijoro. Bibiliya ibyicirwa neza abagwa ijoro barimo. Uwiteka guhumeka.